Muraho muryango mugari wa Rora Diaries, banje kubashimira mwebwe abantu 394 mwagumye kuri uru rubuga. Muri aya mezi abiri nahuye n'ibibazo, ntabwo nabashije gukora neza, ariko nagarutse nizeye neza ko tugiye kongera gufatanya, kandi mwebwe mwagumye ahangaha ndabashimira cyane. Imana ibahe umugisha, nanabasaba ko mwamfasha kuzamura iyi channel ikatugira umumaro twembi. Ndifuza kujya mpanyuza ibitabo byanjye, ariko mu gihe ntarabinoza neza reka twiganirire. Nje kubashimira rero, mwarakoze kandi nanejejwe no kubona ko mu gihe hari. Nizeye ko tuzakomezanya uru rugendo paka twese tugize aho tuva tukagira n'aho tujya. Ibiganiro byanjye cyangwa se ibyo nyuza kuri uru rubuga akenshi mbanganira ibintu bisanzwe muri ubu buzima, ariko nanone bizamura intekerezo z'umuntu ndetse bikamwibutsa bimwe na bimwe yirengagiza. Uyu munsi rero turavuga ku ijambo rivuga kuvuga neza. Nibyo uwavuze ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana ntabwo yibeshye. Ijambo ryiza riruhura umutima, ijambo ryiza riranezeza, ijambo ryiza rigira umumaro munini cyane. Burya rero kuvuga neza cyangwa kugira amagambo anezeza abandi bisaba kuba nawe urunezerewe. Bitavuze ko ubabaye atavuga neza cyangwa se ngo ushaririwe n'ubuzima ko atavuga neza. Icyo mvuga aha ni uko umutima unyuzwe, umutima ukunda abantu, umutima uca bugufi, umutima wita ku bandi, nta kabuza uzagira ururimi ruvuga neza. Ururimi ruvuga ibikwiriye, rubanza gutekereza ku magambo rugiye gusohora, rubanza kwita ku mpinduka ayo magambo ari bugire ku bandi. Turi mu isi, ni koko abantu turi babi, ndetse kamere yacu ni mbi cyane, yuzuyemo icyaha. Niyo mpamvu muri twe habamo abanyabinyoma, abatukana, abahimbira abandi n'ibindi. Hari uwavuze ngo ntawabuze inyombya kuyomba, uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina n'ibindi. Ibyo byose bivugwa cyangwa se bihabwa agaciro iyo twavuzwe ibyo tutishimiye kuri twe, byaba ukuri cyangwa ibinyoma. Gusa kandi ntitwakwirengagiza ko kuvugwa nabi bibabaza cyane. Wowe uvuga abandi nabi uyu munsi ntiwanzinduye, ahubwo ndaganira na buri wese wifuza guhindura ibibi akoreshwa n'ururimi rwe, yaba abizi cyangwa atabizi. Hari amagambo aryohera amatwi kuyumva, nko gushimwa iyo wakoze neza, kubwirwa ko ukundwa, kubwirwa ko wambaye neza, n'ibindi bituma wumva ko ufite agaciro mu maso y'abandi. Ariko nanone hari atubabaza ndetse aturya mu matwi: kunengwa, kubwirwa amafuti n'amakosa twakoze, gusebywa, kubeshyerwa, ndetse no kumva ibyo twakoze mu rwihisho biri kuvugwa n'abandi. Nibyo, ntawe utagira igice cy'ubuzima bwe aba atifuza ko abandi bamenya, ariko hari ubwo rwose wisanga hari uwabyamamaje. Ibi nabyo byaba birebire, tuzabivugaho ubutaha. Uyu munsi rero nshuti bavandimwe, icyo nifuzaga kuvuga aha ni uko twaha agaciro amagambo tuvuga, niba koko ayo tuvugwa adukoraho mu buryo bwiza cyangwa ububi. Niba ubwirwa neza ukanezerwa, kuki none utafata umwanzuro wo kujya ubwira abandi amagambo meza? Erega umuntu ashobora kuba yakosheje, ahari ibyo ushaka ko akora ntabigereho, ariko mu bintu 10 ntiyaba yaburamo na kimwe yakoze. Wamushimira icyo ngicyo. Hari ikindi tudaha agaciro. Hari amagambo tuvuga akomeretsa abandi dukunda gukoresha, nyamara twe ntitubimenye cyangwa ngo tubyiteho, kandi bishobora kuviramo uwo tubwira kwiheba, kwigunga, kwiyanga, ndetse no kwiyahura. Aha ntabwo nkabije, ni ukuri kandi biruzuye hano ku isi. Reka dufate ingero nkeya ahari, nawe uraza kumva ko hari aho uvuga ukaba wababaza mugenzi wawe mu buryo utazi. Reka turebe nko kubona umuntu ubyibushye, tuvuge afite ibiro byinshi, ukajya ukunda kumubwira ngo ariko buriya urangana ute?
ego komana umubyibuho urakwishe pese we wahagabanyije. Mu by'ukuri ashobora kuba nawe ari ku rugamba rwo kurwana nabyo ngo ajye kuri taye nk'abandi, ariko bikanga, cyangwa se akaba arwaye, cyangwa se akaba ari kugerageza kugira ngo arebe ko nawe yagabanya ibiro. Guhora umuserereza cyangwa umwibutsa akabyibushye bizamuviramo igikomere ndetse bitume yiyanga. Kubona umukobwa cyangwa umusore ugejeje mu myaka yegeje hejuru ugatangira uti ese uzashaka ryari we? Kanaka ntimwiganye, uzi ko abyaye kabiri? Ese we uzahora utaha ubukwe bw'abandi ubwawe bwo buri ryari? Uretse ko njye aha ntemeranya n'abagendera ku myaka cyangwa abandi ngo barashatse nawe shaka, ubundi aya magambo nayo kuyabwira bene uyu bituma yiheba ndetse bikanamuvanga cyane. Yaba ari umuntu udakomeye mu mutwe akaba yanahubuka, nuko kubera abantu agafata umwanzuro wo gushaka atabiteganyije, cyangwa se agahuka agapfa gufata uwo abonye. Bavandi, ntawe utifuza kubaka, ntawe utifuza urugo cyangwa ubukwe rwose, ariko nanone twige kwakira abantu kandi tumenyere ndetse twemere ko buri kintu na buri muntu agira igihe cye, nuko tubashe guha abandi umunezero n'amahoro mu mibereho yabo. Abantu baba bayobewe ko bataha amakwe y'abandi, ntibaba bayobewe ko urungano rwabo rwabyaye, si ngombwa rwose kubibibutsa. Urundi rugero ni nko kubona urugo rushya cyangwa se abamaze igihe babanye ugakunda kubabaza ngo ese ko mutabyara? Nibyo urifuza umwuzukuru cyangwa se urifuza kwitwa tante cyangwa onkre, ariko burya abo baza nabo barifuza kwitwa mama cyangwa papa. Uretse ko ahari yaba ari gahunda yabo yo kutabyara vuba, hari na gahunda y'Imana muri urwo rugo uri gushaka kuyobora. Si itegeko ndetse si ihame yuko umuryango wose ugira umwana. Aha mbonereho no kubwira abagabo basaza banjye muri izi ngo zitegereje impano y'Imana. Akenshi simwe aya magambo yo kubabaza igihe muzabyarira akomeretsa cyane, akomeretsa twe abafasha banyu ku rugero mutakumva. Namwe mwite ku byo mubwira abo mwabaye umwe. Urugero, ntugakunde kumubaza cyangwa kumuhutaza mu gihe yagiye mu kwezi. Mumbabarira ahari niba ndengereye cyangwa nkaba mbinjiriye. Ariko akenshi iki ni igihe kitamworoheye na gato, mu gihe mwembi mwifuza umwana ntimumubone. Ujye wirinda kumubaza cyangwa kumwereka ko wabirambiwe. Aha simvuga byinshi, ariko ngira ngo icyo nshatse kuvuga mwacyumvise. Ita kuri buri jambo ubwira umufasha wawe, kandi mujye mukunda no kuganira cyane kuri ibi ngibi. Muganire kuko mutegereje umwana, mubyakire munabimenyere, mubeho munezerewe, aho kugira ngo mwite kubabaza ngo muzabyara ryari, nawe wongere umusonga umubaza ngo ese ntibirakunda. Ahubwo umube hafi, mwumve ko ikibazo ari icyanyu mwembi, nuko muhumurizanye, ijuru rito mwahawe rikomeze risagambe. Ntimwemerere ko amagambo y'abandi ababuza umunezero wa none. Reka mve mu ingero ni nyinshi, ndabizi ubwo tugeze ahangaha, ndabizi ko abenshi mwarambiwe. Imana idukundishe gufata umwanya wo kumva no gutekereza neza. Impamvu dukora ibi ni ukugira ngo twongere dukuze intekerezo zacu. Gusa icyo navugaga aha ni uko mu buzima tuzi ibyarangiye, tuzi ibyo turimo ubu, ariko ntituzi ibizaza. Hari inama dukunda kugirwa n'abahanga yo kubaho none, tukanezezwa n'ibya none, tukanyurwa n'ibyo dufite, ndetse tukabana neza n'abo dufite ubu. Ibituma tubaho tunezerewe rero harimo n'ibyo tubwirwa n'ibyo tuvuga. Reka none twibukiranye ko ntawe ugira byose, ntawe utagira inenge, ndetse ntawe udakosa. Reka kwita ku mafuti ya mugenzi wawe, reka kwita ku byo abuze, ahubwo reba ibyiza bye, ubimushimire ndetse umubwire amagambo amukomeza, unamubwire ko umukunda akiriho. Ibyo bizatuma yigirira icyizere, bituma nitekerezaho ndetse ahindure n'aho yakoraga nabi.
twige kubaha ubuzima n'imibereho y'abandi. Yego tugirane inama ariko tutajoye cyangwa ngo dukomeretsanye. ntawiyima umwimahari, kandi erega buri wese agira igeno rye. Reka amaso yacu tuyakure ku bitagenda neza, buri munsi tujye duhitamo kureba ibinejeje, tunezeze n'abandi. Nubwo bwakwijima gute, ntihabura agakezi na gato k'urumuri. Ita ku cyiza niyo cyaba gito gute, bizatuma intekerezo n'imyumvire yawe bihinduka. Ijambo ry'Imana ribivuga neza ko udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose. Imana itubashishe kwihana, itubabarire aho tutita ku magambo tubwira abandi tukabakomeretsa, itubabarire aho twakoresheje indimi zacu tukababaza imitima ya bagenzi bacu. Ijuru ritwigishe kuba intungane, njye nawe uyu munsi tubavuga neza iminsi yose. Reka duhitemo kuvuga neza none. Murakoze, mugire amahoro.